abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Uyu muhanzi yitwa Bface. Uyu ni umuhanzi ukomoka mu Burundi, aho yatinyutse yumvikana ari gutuka abanyarwanda. Si AI yabikoze. Uyu mwana w'umusore u Rwanda rwazamuye, u Rwanda rwafashije, yafashe atuka abanyarwanda, atwita ngo turimbwa, turi imihirimbiri n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu musore ni umuhanzi mwiza pe, ni n'umuraperi mwiza, ariko bitewe n'ibiyobyabwenge bano bagabo baba bakoresheje i Burundi, dore ko buriya urumogi i Burundi ubanza kurunywa byemewe. Uyu mugabo aba yahaza urumogi akaza guhagira ku bana b'abanyarwanda. Nk'ubu yafashe umukuru w'igihugu cyacu, Perezida Paul Kagame, wemerera abarundi kuza mu gihugu cyacu, twebwe tukaba tutajyayo. Mwumva aka kantu. Abahanzi baho bakaba nta kibazo na kimwe bigize bagirira hano mu Rwanda, ariko twebwe twarabibonye. Ba Bruce Melody bagiye i Burundi barafungwa, twagiye twumva ba Nyakso ibyababayeho, twagiye twumva ba Debeni bahibirwa amatelefone, twagiye tubona intambara zimwe na zimwe abarundi bashoza ku banyarwanda babi Burundi. Uyu mugabo ngo ni Bface, nimba mubyibuka neza, hari indirimbo yigize gukora muri za 2000 na kangahe, yihaye gutuka abahanzi b'abanyarwanda, cyane cyane abaraperi. Uyu musore twakakwiye guhaguruka nk'abanyarwanda n'abantu bakunda igihugu, tukamwereka ko tutari imbwa nk'uko yabivuze, kuko aya ni amagambo akomeye cyane mu myidagaduro. Ndakeka uyu musore ibintu yakoze atari byiza cyane kabisa. Nubwo yabivuze ari kwishimisha, ari guseka, ari mu kiganiro, ariko uyu muniga yarakomeje. Ibi rero byakomeje kurakaza abantu benshi cyane, aho uyu mugabo ufise indirimbo yasohoye imaze umunsi, bimugora no kuzuza 100,000. Uyu musore akomeje kuvugisha abantu benshi kuri iyi mihanda. Ese Bface ubundi kubera iki u Rwanda rwamufashije? Twagiye tumubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yago yaramufashije, yagiye amuhereza ibiganiro, yagiye akorana abahanzi indirimbo bo mu Rwanda bagiye batandukanye, indirimbo zabo kugira ngo zimenyekane, cyase indirimbo ze kugira ngo zimenyekane, nere kubishyiramo abandi bahanzi b'abarundi, kuko hari abarundi bafite discipline, ba dramati baba bakeza u Rwanda. Ariko uyu mugabo akihandagaza akavuga u Rwanda ngo abanyarwanda bose ni imbwa, abanyarwanda bose aho bari ndetse n'umushyigikiye ngo ni umuhirimbiri. Ariko reka uyu muniga tumuteze gasuku aze kuba ari we bimwibwirira. Ndakeka Kasuku yabibonye, amagambo yamubwiye nta magambo amukwiriye koko. Nubundi yamubwiye muri cya kinyarwanda cyiwe cyo kuvugisha ukuri,
ahita amuhereza ka nyina vuba vuba, kubera ko twebwe ntabwo dukunda umuntu uza kutujajwaho bro, sibyo? Twagiye tubona uriya murezi bamwakiye kuri RTV, twamubonye inyarwanda zamufashije zimuhereza ibiganiro, sibyo? Uriya murezi w'umukene bigora cyane kugira ngo yamamare atabanje guca mu Rwanda. Yadukiriye noneho igihugu akita ngo turimbwa, afata perezida wacu amwita imbwa, afata minisiteri zose azita imbwa, afata ingabo z'igihugu azita imbwa. Boro, wajya ugenda gakeya papa wanjye, ko bino bintu bishobora kugusibira amayira ku buryo nta kindi gikorwa uzongera gukorera mu Rwanda. Gusa inama nakugira, ujye kwa muganga barebe kuko niba wasaze, uzasaba imbabazi nibura ufite ibyo bipapuro byo kwa muganga, kuko u Rwanda aho tugeze, ibyo dufite, ibyo dukora, agaciro kacu nta n'undi ugasuzugura, ariko ukifata ukavuga ngo umunyarwanda ahari wese ni imbwa. Boro, mani zikwakiyeho wallahi. Iyi mihanda turayikurusha, uri mu bahanzi bakomeye i Burundi, ariko ufite abasubscribers 260,000. Boro, dufite abahanzi bakomeye bro, sibyo? Suko muturusha igihugu cyiza, ntaho muturusha abaturage beza, duteye imbere kubarusha, abahanzi bacu barabarusha, internet turayibarusha, iyi mihanda turayibarusha, dufite ubuyobozi bwiza, sibyo? Bro, come on, mwagiye munywa bikeya kuko mubasha gukontorora. Nk'uburaza guhagira ku mwana w'umunyarwanda. Boro, ugabanye ibitabi, ugabanye inzoga, ugabanye kuza guhagira ku banyarwanda. Abana bacu ntabwo ari gutya babakiniraho, kuko iyo udushajeho intambara urabizi ntabwo biyobewe ibintu twebwe tuhita dukora, sibyo? Mwebwe mutwereka ko mutadukeneye, sibyo? Imipaka mukayifunga boro, aho ngaho wazanyemo intambara z'ibihugu byombi. Umunyarwanda ahari wese agomba guhaguruka akavuga kuri kino kintu, ku buryo naho uri wowe gutekereza kuzagaruka hano mu igihugu cyacu cyakakwiye kuguhereza igihano, kamera nka ba Bana Boy batakandagira mu Bwongereza. Umuginga koko, nibura bro ufite indirimbo imwe ifite miliyoni kuri YouTube, sibyo? Mu Rwanda umuhanzi arakubitiye iminsi 3, iminsi 4, akamiliyoni akabara kabonye. Boro, ase nk'ubushingiye ufata Israel Mbonye umwisimbwa, ushingiye ufata Melody umwisimbwa, ufashe The Ben umwisimbwa, ufashe Medi umwisimbwa. Boro, nuzajya wumva u Rwanda ukumva Kigali, ntago ari nk'iyo migi yaho ngaho bro yagoswe. Iyo ureba ubona u Rwanda rwose rwuzuyemo imbwa, rwuzuyemo imisega, nta gaciro tugira usibye ngo kuba turi imirimbiri gusa tu. Papa, hari ibintu utazi rero ku gihugu cyacu, kuko ntago wakoze ku muntu umwe watatse ubuzima bw'igihugu. Boro, uri kumva neza? Ahantu hose uri n'umuntu wese uri kutwumva,
ashyire kantu mu mutwe we. Mubwire uwo muhungu asaba imbabazi abanyarwanda kuko biri bumukoreho. Gaswere.